Ndabizi ujya wibaza ibi bikurikira. Ubundi abakristo bagendera ku kibizihiza Noheli kuwa 25 Ukuboza? Ese byanditse he muri Bibiliya? Ese bamwe ko bajya babihuza bakavuga yuko ari umunsi wa gipagani watoranyijwe, ba nyir'ukuwitamo bakaba bafite intego zabo bo baba bishakira kugeraho, ndetse n'inyigisho z'ibinyoma bashaka kubihuzahuza bakageza ubwo bazaganza bamwe mu bagendera mu kigare bakisanga babayobotse. Ibyo nibyo. Reka uyu munsi dusobanukirwe kuki abakristo bizihiza Noheli kuwa 25 Ukuboza. Ese byanditse muri Bibiliya? Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikiye. Ngiye umva kuri mikoro ni Olivier Olpi. Ndagira ngo uyu munsi turebere hamwe inkomoko y'itariki ya 25 Ukuboza, cyangwa se tariki ya 25 z'ukwa 12, itariki izwi nk'itariki abakristo muri rusange bizihizaho ivuka rya Yesu Kristo. Mu rundi rurimi ushobora kuyita Christmas, wahita ubyumva cyane, cyangwa se Noheli. Turahuza ubushakashatsi turebe icyo buvugaho. Ese ubushakashatsi buvuga iki ku itariki? Benshi bibaza impamvu yagendeweho iyi tariki itoranywa nk'itariki izajya yizihizwaho umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo, kandi benshi babivuga kwinshi gutandukanye. Uyu munsi turaje dukore ubushakashatsi turebe by'ukuri impamvu yagendeweho bahitamo itariki ya 25 z'ukwa 12 ngo ibi tariki izajya yizihizwaho umunsi w'ivuka rya Yesu, nyamara mu by'ukuri ntaho byanditse muri Bibiliya. Ngo haye ikaze. Ubushakashatsi ese buvuga iki? Ubundi Bibiliya ntivuga itariki Yesu yavukiyeho. Bibiliya ntitanga itariki nyakuri y'ivuka rya Yesu Kristo. Abakristo ba mbere bashyize imbere akamaro k'ivuka rya Yesu aho gushyira imbere itariki nyayo. No kuvuga ngo mbere ku bwami bw'Abaromani, ku ngoma y'ubwami bw'Abaromani, iyi tariki ya 25 z'ukwa 12 yizihizwagaho ikibwirwamana cy'izuba cyitwaga Sol Invictus n'ibindi birori bya gipagani. Hanyuma itorero ryahisemo uyu munsi kugira ngo impamvu ya mbere rihindure abantu bave mu gusenga izuba. Kabiri, ribigishe ko Yesu ari umucyo w'ukuri uruta izuba. Mu kinyejana cya 4 ahagana mu mwaka wa 336 nyuma ya Kristo, itorero ry'i Roma ryemeje kwizihiza ivuka rya Yesu kuwa 25 Ukuboza, cyangwa se kuwa 25 z'ukwa 12. Uyu muco wakwirakwiye no mu yandi matorero. Ese Bibiliya ivuga iki ku kijyanye n'uko Yesu yaba yaravutse kuwa 25 Ukuboza? Ubushakashatsi butubwira yuko ntacyo Bibiliya itubwira ku kijyanye n'ivuka n'itariki Kristo yaba yaravutseho. Inkuru z'ivuka rya Yesu Kristo ziboneka muri Matayo no muri Luka, ariko nta munsi cyangwa ukwezi bivugwamo ko Kristo yaba yaravutseho cyangwa yaravutsemo. Bityo hari abemera kwizihiza Noheli, hari abahakana cyangwa bakanayanga. Reka duhere ku mpaka z'abizihiza uyu munsi w'itariki ya 25 z'ukwa 12 nk'umunsi Kristo bavuga ko yavutseho, bakanawizihiza. Bavuga ko iyo bikozwe hagambiriwe guhesha Imana icyubahiro byemewe. Guhindura imigenzo mibi ikabyara ibyiza byo babivugaho iki? Kuko twabonye haruguru yuko uyu munsi wari warahariwe kuramya izuba, nyuma bakaza kuwukira, bakaza kuwuhindurira mu kuwizihizaho umunsi Kristo yaba yaravutseho. Bavuga ko nubwo tariki ya 25 Ukuboza wahoze ufitanye isano n'imigenzo ya gipagani, ngo cyarahinduwe gihabwa ubusobanuro bushya. Ikindi ngo umusaruro mwiza wo kwizihiza Noheli, ngo Noheli ituma abantu bagaruka ku Mana, habeho urukundo, impuhwe no gufashanya. Yego, turebere hamwe impaka z'abahakana kwizihiza Noheli. Bavuga ko
bitanditswe muri Bibiliya. Ati nta tegeko ryo kwizihiza Noheli dusoma muri Bibiliya. Bashinza Noheli ko inkomoko yayo ishingiye ku gusenga izuba. Ati bityo kuyizihiza ni ukuvangavanga gusenga Imana n'ibya gipagani. Bagashingira ku gutegeka kwa kabiri ibice 12 umurongo wa 30 kugeza kwa 31. Ikindi bavuga ko Noheli yabaye y'ubucuruzi. Bakavuga ko yatakaje ibisobanuro by'umwuka, yuzuyemo amafaranga, inzoga n'ubusambo. None ahangaha abakristo cyangwa umuntu wese wizihiza Noheli muri rusange tumuhindure umunyacyaha cyangwa se tumutere ibuye? Oya. Ariko se utayizihiza we tumutere ibuye? Oya. Ahubwo Bibiliya iduha umudendezo n'ubwisanzure kuri iki ngiki. Abaroma ibice 14 umurongo wa 6. Wubaha umunsi wubaha kubw'umwami, uwizihize ubigirira kubw'umwami. Ni ukuvuga ngo wizihize umunsi kubw'umwami, utayizihiza nawe abigire kubw'umwami. Ntihakagire uca undi urubanza. Icyitonderwa cy'ingenzi, tugomba kuzirikana neza ko atari itegeko ry'Imana. Ikindi si icyaha kubwo kwizihizwa kwayo. Icy'ingenzi ni umutima n'icyo uhaye agaciro. Abizihiza bafite impamvu za Bibiliya n'umuco. Abatayizihiza bafite impamvu n'ishingiro ku kwirinda imigenzo y'abantu. Bibiliya isaba urukundo, kwicisha bugufi no kutacira abandi urubanza.